Dore ngiyi imwe muri video n'ubundi mwari mumaze icyumweru mutegereje muri benshi abantu cyane cyane mubarizwa muri groupe n'ubundi yambire reka babwire yuko rero uyu munsi tugiye kuba twakorana na Game Gara tukaba twashyira mu bikorwa video cyangwa se tukaba twabasha n'ubundi kubikora n'ubundi nkuko mubibona dufite amajamuzi arenga ibihumbi 104 kuri balance ariko kandi tugiye kuba twayabikuza n'ubundi tubashe kubikuza amadolari 10 muri Game Gara. Uyu mwanya urasabwa rero kuba maso tukagendana akantu ku kandi step by step kugeza ku musozo. No kuvuga ngo mbere yuko tubikuza izi jam cyangwa se tubikuza amadolari 10 turasabwa ePay ndetse tugasabwa kuba twarafunguyemo account. Ikindi ukaba warakoze Meti Wallet ahangaha muri Game Gara. No kuvuga ngo uragendana nanjye akantu ku kandi turebe ngo aya madolari 10 n'ubundi aragera kuri balance mu gihe kingana cy'isaha cyangwa se biradutwara iminota ingahe tuyabikuze tuyashyire kuri balance yacu tuyakuremo nyine amafaranga aliliyo. No kuvuga ngo wowe usanzwe n'ubundi ukurikira mbiri urabizi ibintu byacu ni live proof cyangwa se ibimenyetso n'ubundi bigaragara byako kanya urabizi no guhita nkohereza ikimenyetso kigaragara cyako kanya. Abantu mwajyaga mubaza ibibazo byinshi kandi mukabimbaza kuri Game Gara mumeze nkaho muri babandi bemera babonye. Ni mwebwe nshaka cyane cyane ngo murebe iyi video paka ku musozo cyangwa se paka irangiye. Urasabwa kugendana nanjye akantu ku kandi ngo haye karibu. Tudatinze rero ngira ngo urabibona yuko kuri balance n'ubundi dufiteho ibisabwa cyangwa se twujuje minimum withdraw. N'ubundi urabizi yuko muri Game Gara kugira ngo ube wagira minimum withdraw usabwa kuba ufite jams ibihumbi 100 ndetse gusubiza hejuru bibaye byiza ufite no gusubiza hejuru kuko n'ubundi baba bari bugukate akakugeraho wenda se yabaye amadolari agera ku 9 cyangwa se n'ibindi bice birengaho. Tugiye kuba twabikuza urakanda hano kuri uyu mubare w'aya mafaranga n'ubundi hano hari ibihumbi 104. Ukimana kuhakana ngira ngo urabibona kuba kwinjije ahantu n'ubundi uri busange bya 104 bihwanye n'amadolari 10 n'ibice 4 cyangwa se ahantu n'ubundi bibone ijambo withdraw. Reka tugendane akantu ku kandi ugikanda kuri withdraw barahita bakwinjiza n'ubundi ahantu ugiye kuba wakohereza aya madolari. Urabona yuko bakugeza ahangaha bakugeza uhita ukora kuri withdraw bakagusaba guhuza Meti Wallet ariyo yingi iri hejuru ukayihuza n'ubundi na Game Gara. Ukimara kuyihuza na Game Gara aya madolari 10 n'ubundi barahita bayohereza muri Meti Wallet kugira ngo ubashe kuba n'ubundi washyira kuri balance isanzwe cyangwa se ube wayabikura mu buryo bukoroheye busanzwe. Reka dukoreho turebe. No kuvuga ngo ukimara gukoraho bagiye guhita bagusaba n'ubundi kuzuza cyangwa se guclear cyangwa guhanga Meti Wallet, gukora Meti Wallet kugira ngo ari amadolari babanze bayavane hariya babanze bakorere swap bayohereze n'ubundi mo hano muri Meti Wallet. Urakanda rero kuri email. No kuvuga ngo urahita bandikamo email yawe usanzwe n'ubundi ukoresha ukanda next. Ukimara gukanda next urategereza amasegonda makeya barahita baguha verification code aho ndi busange n'ubundi ya code y'imibare 6 ni agakode k'imibare 6 ndeba bamaye ndamanura hano nkarebe n'ubundi mwandikemo hano kose uko kari nta kantu na kamwe wibeshye nta mubare na mutoya wibeshye. Ni ukuvuga ngo ukimara gushyiramo rero email yawe baba bamaze no kubona location yawe. Urabona yuko bahita bakuzuriza location yawe baba bamaze kuyibona. Ukimara kuzuza email yawe kereya noneho sasa pin cyangwa se usetting password uzajya ukoresha n'ubundi winjira hehe muri Meti Wallet. Nabyo gutinda guys, no kuvuga ngo turagendana akantu ku kandi urasigara nurangara cyangwa se nugira akantu na kamwe ucikwa nago uri bumenye aho byahere naho byasoreje cyangwa se uko byagenze ku musozo. Hano hambere n'ubundi ukereya password hasi uyisubiramo ibyo wanditse hejuru ni nabyo ugira gute ni nabyo usubiramo hasi. Mwibutse yuko hano ubu uri gukereya Meti Wallet cyangwa se urimo urayihuza na Game Gara kugira ngo ari amakuru n'ubundi ahita ajyaho. Tugiye gukora authorization cyangwa se tugiye gukora hano handitse authorize. Gukora authorize n'ubundi ni gihamya cyuko n'ubundi umaze guhuza Meti Wallet ndetse na Game Gara. Ni ukuvuga ngo ukimara gukora authorization na handi uri buzuga kwa n'ubundi urakora withdraw bisanzwe. Nicyo kintu cyari gisigaye ngira ngo abibona yuko twamaze guhuza Game Gara yacu na Meti Wallet. Twebwe ikintu turakora ni ukuvuga ngo turohereza aya madolari 10 kuri Meti Wallet ubwo arabavuyemo
hano muri game gara. Nk'uko ubibona account ya Meti Wallet n'ubundi yari isanzwe iriho 00, nta kintu kiriho, nta kintu na mbusa cyari kibereho. Urabibona yuko hariho ama $0.000 hariho $00. Reka turebe yuko aya madolari 10 arahita ajyaho ako kanya. Nakubwiye ngo usabwa na ePay account. Nk'uko ubibona habaho guhuza ePay account ndetse na Meti Wallet n'ubundi nk'uko umaze guhuza Meti Wallet ndetse na game gara account kugira ngo ukore swap bazoherezeho hari. Mwibutse ahangaha nta kindi kintu ukora n'ubundi ukina amagame, nta kindi kintu ukora kidasanzwe ndetse ukanatumira usibye gukina amagame. Byansabye yuko negereza amasaha 24 nahawe na game gara ndetse na Meti Wallet, bambwira yuko aribwo baraza kuba bakoze swap cyangwa se baraza kuba bamaze kwakira amafaranga yanjye y'amadolari 10. No kuvuga ngo game gara yamaye gutegereza amasaha 28. Tujye muri Meti Wallet turebe yuko yabagezemo. No kuvuga ngo ukigera hano n'ubundi urakanda hano handitse Meti Wallet cyangwa se aho wari wamaze kubihuriza byabaye binded. No kuvuga ngo ukihakanda urahita winjiramo neza muri account yawe ya Meti Wallet. Hamwe twasize ama 00 cyangwa se hamwe twasize nta kintu cyari cyagiraho. No kuvuga ngo urahita ukora refresh, urabona yuko dollars 10 zamaze kuba zasesekara n'ubundi muri Meti Wallet account. Ikindi kintu ubu usigaje gukora niki ukuzikura muri Meti Wallet uzohereza kuri ePay account uzibikuza n'ubundi bwo bisanzwe. Biba byiza iyo ePay account wayihuje na Binance cyangwa se warabihuje nyine ku buryo bworoshye, ku buryo arava muri ePay n'ubundi ahita akugeraho wayabikuje byarangiye, nta kindi kintu usabwa cyangwa se nta gutinda, nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Ni ukuvuga ngo ikintu tugiye gukora ahangaha rero niki tugiye gukurikizaho, tugiye gukora cash out cyangwa se tugiye kuyabikuza nyine, tugiye kuyakura muri Meti Wallet. Urakora kuri cash out n'ubundi uhite uza hano, urabona yuko bari kugusaba account ya ePay, urashyiramo email wakoresha ufungura ePay cyangwa se niba warahuje ePay yawe na game gara cyangwa se warayihuje na Meti Wallet. No kuvuga ngo birahita bikorohera. Hano hasi nta kindi ukora usibye kwandikamo account yawe n'ubundi urabona yuko ePay account yanjye iriho, ugahita wandikamo n'ubundi umubare w'amadolari ushaka kuba wakoresha cyangwa wabikuza n'ubundi ahangaha ugahita ukanda hehe check. Nta kindi kintu usigaje gukora hano check into. No kuvuga ngo ahangaha bakikubwira check uraza hano hasi, urabona yuko ibi byose uri kureba ni imyirondoro uba waruje cyangwa se ni imyirondoro y'umuntu ugiye kubikuza. Hano hasi handitse address, no kuvuga ngo ni account aya madolari n'ubundi turi kuyoherereza cyangwa se ni address tugiye kohereza, ID tugiye kohereza. Ukimara kuhakora rero nta kindi bakubwira, barakubwira ngo tegereza iminsi 7 kugira ngo withdraw yawe ibe yabasha kuba complete cyangwa se estimated ibe yabasha kuba complete. Ngira ngo urabibona yuko tukiyakora n'ubundi dusigaho ama 0, nta kindi kintu dusigaranye cyangwa se nta kindi kintu dusizeho. Bishatse kuvuga yuko byagenze neza. Nk'uko ubibona hano hasi bahise baduha message ebyiri zigaragaza yuko habayeho kohereza cyangwa se kuvunja no kohereza aka kanya kuri ePay. ePay yacu bishatse kuvuga yuko igomba kwakira ari ya madolari mu minsi 7, ariko nabonye bitajya bigeramo kuko bitwara iminota mikeya cyane, ahubwo nabonye bitwara amasaha atarenze 4. No kuvuga ngo ibintu biba byoroshye cyane. Mbere yuko n'ubundi nza kukubwira ibingibi ngenda banza nkakora akantu kandi nkareba yuko n'ubundi step by step biraza kugera finally bibaye cyangwa se biraza kuba mu buryo n'ubundi nari nabiteguyemo bitari buze kunenguha. Mwibutse yuko ahangaha haba uburyo bwa live kandi ikindi hano haba uburyo bwa game. Aka gace rero ninjiyemo na gace ka live, abantu mujya muza mukanyandikira cyane cyane n'abantu baba muri groupe nabo bwabo barabyandika bakambaza ngo ni gute ngo hano ngo live ngo ni gute ngo bazikoresha. Urabona ahangaha muri game gara dufite option zigera kuri 5, ariko mu by'ukuri wowe uragenda ugakoresha option imwe, ugakoresha option ebyiri. Why not utakoresha n'izi zindi cyangwa se ngo ube wakora kuri izi option zose, umenye nawe ushakashake nyine umenye ngo nikizikora zimara iki. Wowe uraza ugakoresha ka option kamwe ka mbere ka home, izindi zose ntabwo uzitayeho, nta nicyo uri kuzikoresha by the way, urimo urazireba gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo rero nyuma yo gutegereza igihe gitoya cyane cyangwa se nyuma yo kwihanganira gutegereza amasaha atari makeya n'ubundi hari message mbonye ya ePay, hari message mbonye ya ePay ivuga yuko twakiriye $9.70. No kuvuga bashatse kuvuga yuko badukase ibice bigera kuri 3 byose. Reka nkwereke turinjirana muri account ya ePay nsanganywe app yabo. No kuvuga ngo tujye kureba ino message ikintu ivuze. Nk'uko ubibona kuri balance hahise n'ubundi hajya amadolari 9.70 y'aka kanya. No kuvuga ngo message bahita bayikwereka hano hasi ko yabaye complete. Ugikanda hariya n'ubundi
ukibikuza bo bahita baguha message ebyiri muri net wallet, baguha message ebyiri, imwe ivuga yuko bakoze deposit cyangwa bohereje kuri ePay, n'abantu bahita baguha message yuko biteguye kuba bakwakira cyangwa se biteguye kuba barisivinga n'ubundi message ubahaye cyangwa se amafaranga n'ubundi uboherereje. Nk'uko ubireba njyewe nafashe ePay yanjye mbasha kuba nayihuza na Binance mu buryo bworoshye kugira ngo nyine akigera hano aya ngagezeho hano bajye bakatayo bakata bayakureho n'ubundi asigaye bahite bayagikora gute, bahite badepositinga kuri Binance. Nk'uko message ya Binance nayo bahita bayima ako kanya ukimara kwakira hano, biba byiza iyo wakira no kuri Binance. Video narazibakoreye rero z'ukuntu n'ubundi uyavanamo hano cyangwa se uyavana muri Binance uyohereza hehe, uyohereza kuri mobile money yawe ako kanya. Urabizi ibyo nako kanya nago bitindaho, nago bisaba ngo utegereze iyi minota cyangwa se aya masaha twategerezaga muri ePay ndetse na Net Wallet, nago utegereza igihe kinini cyane. Urabizi iyo dukoze video zirambiranye uko mujya mutubwira. Reka rero dusubikire ahangaha unyitembere n'ubundi, niba uri mushyashya ndakwifuza gukora subscribe tukatubana no mu bindi biganiro, ariko kandi ubaye uri umusangwa murabizi nakagaruka, ababa muri groupe mwebwe mubizi cyane, murabizi yuko ari buri munsi cyangwa se ari uguhozaho. Reka tubonane ubutaha rero, ciao ciao.